Good morning, everybody, ladies and gentlemen, my countrymen, Rwandans, especially you who are living abroad out of Rwanda. Good morning. The subject of this second Saturday will be to discuss about what means patriotism, how to love your country when you are living out of it, abroad. And I think it is the good way to love your country, to show how you love your country when you are living abroad. To give a good example, to work together in relation with the services of your country, to visit it, and in a democracy, to participate in elections, to give ideas, and to respect political institutions. That is the summary of patriotism when you are living abroad. I'll go on in this Zoom meeting in French and Kinyarwanda, and you are free to ask your questions or to give your ideas in language you wish. Thank you and good Saturday. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, c'est notre deuxième samedi de discussion sur la paix et l'amour, je veux dire le patriotisme, dans la démarche démocratique au Rwanda. Le sujet aujourd'hui sera de définir, de comprendre ce que c'est le patriotisme quand nous vivons à l'étranger. Et je dois vous dire que vivre à l'étranger, c'est la meilleure façon de montrer à ton pays que tu l'aimes, que tu es patriote, lorsque tu donnes un bon exemple. Donner un bon exemple là où tu vis à l'étranger, c'est du patriotisme. Deuxième chose, visiter ton pays, garder des relations avec ta terre natale. Ça, c'est aussi la preuve de patriotisme. Troisième chose, c'est participer, travailler ensemble avec ton pays en faisant des activités, le commerce, l'import-export, la représentation à l'étranger et lire, échanger des informations, ça fait partie du patriotisme. Et quatrième point, lorsqu'il s'agit de la démocratie, c'est tout faire pour participer dans le vote de ton pays, donner ta voix et respecter les institutions de ton pays d'origine. Ça fait preuve de nationalisme. Nous allons continuer à aborder ce sujet dans 3 langues, le français, l'anglais et le kinyarwanda. Je vous laisse tous, chers invités, de poser vos questions dans la langue de votre choix et de donner des idées comme vous voulez. Banyarwanda, inshuti mukurikiye iki kiganiro nabateguriye cyo kwibaza ku cyari cyo bivuze amahoro no gukunda igihugu, ndabashuhuje. Turi wa gatandatu wa kabiri w'ibyumweru 7 twateguyemo kuganira kuri izi ngingo. Uyu munsi byihariye turaganira icyo bita gukunda igihugu. Gukunda igihugu cyane cyane uri mu mahanga bivuze iki? Mu mahanga urebye niho hagaragarira cyane urukundo rw'igihugu. Uba hatuye
gukunda igihugu bigaragarira mu bintu bine. Icya mbere ni utekereza igihugu cyawe mu byo ukora byose, ukajya utanga urugero rwiza uvuga uti iri kosa nakora bazavuga ko ari umunyarwanda ubikoze. Icyo gihe cyose uba ukunda igihugu mu buzima bwawe, utinya icyasha cyagaragara ku gihugu ukomokamo. Nubwo wazaba warabonye ubwenegihugu icyo ari cyo cyose, igihe uzakora ikibi bazavuga bati uyu muntu akomoka mu Rwanda. Kubizirikana rero mu byo dukora byose ni ugukunda igihugu. Icya kabiri, gufatanya n'abandi bakorera mu gihugu mu mirimo isanzwe iyo ari yo yose, kugira uruhare muri iyo mirimo yaba iy'ubucuruzi, guhagararira ibikorwa by'u Rwanda aho utuye, gutumiza ibicuruzwa byaho ibyo biri mu byerekana urukundo rw'igihugu, patriotisme. Icya gatatu tuvuge noneho akarenge ngo niyo funi bagarutse, kugenderanira n'igihugu cyawe ukagisura ni ngombwa. Niyo mpamvu umuntu w'umunyarwanda wo mu mahanga adafite pasiporo y'u Rwanda aba hari icyo abura mu rukundo rw'igihugu cye. Ushobora kugisura ufite indi pasiporo, ariko ikiba kigamijwe cya mbere ni ukugira pasiporo y'igihugu cyawe. Icya kane ni ugufatanya n'abandi mu bikorwa by'ubuyobozi, mu bikorwa bigusaba gukorana n'inzego z'ubuyobozi z'igihugu cyawe, noneho cyane cyane no gutanga uruhare mu miyoborere muri demokarasi, wiyamamaza cyangwa gutora amategeko n'abayobozi. Birumvikana rero ko byose bisaba ko umuntu uri mu mahanga aba afite ibimuranga nk'umunyarwanda. Muri ibi biganiro nabateguriye bijyana nyine n'intego mfite yo gukomeza gufasha abanyarwanda baba mu mahanga gutanga ibyemezo, ibitekerezo bibashimishije muri demokarasi biteguye. Ndifuza ko twasobanukirwa neza impamvu kugira ibyangombwa by'ubunyarwanda mu mahanga ari ngombwa. Ni imwe mu ntambwe yo gusezerera ubuhunzi, ni imwe mu ntambwe yo kubona ibyo umuntu byose aba ateganije, ni imwe mu ntambwe yo gutangiriraho noneho umuntu avuga ati nanjye ndashaka gutanga umusanzu. Inshuti rero, hari ibibazo byinshi cyane dushushe n'abasubira inyuma. Abantu baba mu mahanga akenshi bagiye tuhagera tumeze nk'abajyanywe bunyago. Burya umuntu ahunze hari bake bafata icyemezo cyabo cyo guhunga. Burya iyo ufashe icyemezo cyo guhunga umwanya wo kubitekerezaho, haba hari impamvu. Iyo mpamvu iyo unashatse ubu ushobora no kwibonera n'igisubizo uri muri icyo gihugu. Guhunga rero bitaduturutseho akenshi nibyo biranga umuntu w'impunzi. Intambara irakubise, amahoro wabaye make, impungenge zibaye nyinshi, umuntu afashe utwe arahambiriye aragiye. Ubwo rwose uba uri impunzi. Bitihise uri ku kazi, urabona abantu baragutekereza nabi, barashaka kukwambura ubuzima, barashaka kandi nta nkiko ziza gutega amatwi. Aho ngaho ukabona ntibwakwira ngo buke kabiri ukagenda. Aho ngaho bugiye bitaguturutseho, rwose uba uri impunzi. Hari rero abenshi bagenda babiteguye, bagasubiza amaso inyuma bakareba ibibazo bahuye nabyo mu buzima, bakabona
niba bari nk'abayobozi bayoboye nabi, hari ababa baribye za banki, hari ababa barahemukiye abaturage, hari nko mu Rwanda hari ababa baragize uruhare muri jenoside, ukabona amaguru bayabangiye gato baragiye. Abo ntabwo bagomba kwita impunzi. Abo bariho bashakisha uburyo bwo kubaho bagombaga kugira mu gihugu cyabo iyo bitaba byarabaturutseho kugira ngo babe uko bameze. Ikibabaje rero ni uko twe abanyarwanda, uko cyane cyane mvuge guhera muri 1994, uko muri 1959 abanyarwanda bahunze itabaturutseho, uko n'ivumbagatanya yabaye rwose bwari n'ubwa mbere biba mu Rwanda ko abanyarwanda batwikira abandi, kandi ntukari no gutwika gusa barabashoreraga bati vaha mugende igihugu si icyanyu. Byari impunzi rwose zemewe byumvikana, harimo agahinda kenshi cyane. Muri 1994 tukuvire mu gihugu, abari bajyanywe bunyago ni bake cyane. Abenshi bafashe icyemezo ku bwabo kubera bari batakaje ubuyobozi, Merenide wicitse, ingabo z'inzirabwoba intwaro zishize, bayobewe uburyo barwana, abayobozi batangiye guhimba imvugo zo kuhanganisha amoko. Ayo moko se banahanganishaga nayahe ko abitwa abatutsi bari bashushe n'abamarira ku icumu, hari hasigaye FPR, ingabo zari zirwana kugira ngo zisubize ibintu mu buryo. Abo bategetsi rero babuze ibyo bakora, babura hepfo na ruguru, bahimba amagambo y'imiyoborere acurikiranye biranga bibabera nabi, bahitamo rero guherekeza abaturage mu buhungiro ngo bibe ikimenyetso cyabo cy'uko nabo bagifite ubuyobozi. Ko rero ni benshi cyane, ni benshi mu mpunzi zo muri 1994, ni benshi cyane bagiye bafite impamvu, kuko ku misozi y'u Rwanda hari abakonsiya, hari ababurugumesitiri, hari abapolisi, hari interahamwe, hari n'abaturage bari barafashe ibyemezo byo guhiga abandi. Abo bari benshi cyane. Niba rero abenshi bari mu buhungiro mu bihugu binyuranye, byaba bya Burayi, byaba no muri Afurika, ni twisuzume. Ese ni bangahe bajyanywe bunyago? Ese ni bangahe bafashe icyemezo cyabo cyo kugenda? Niba rero urafashe icyemezo cyo kugenda kubera kwabonaga ibyawe bikurangiranye, kwiyumvamo kuri impunzi bya nyabyo ntabwo ari icyo cyemezo wafashe. Rero ugize umutima ukunda igihugu, ushobora kongera ukakibaza uvuga ati naragiye kubera ko numvaga inkotanyi zije, numvaga umuntu witwa Kagame aje, nkumva ntashobora kugutegeka. Urumva abantu bishyizemo Kagame, bishyiramo FPR, bishyiramo inkotanyi, barayanga kandi bataranayibona ikiri ku rugamba ihangana, itaranafata n'igihugu. Ibyo babyishyiramo bituma bahunga. Umutima watumye mwishyiramo ibyo bitekerezo ni nawo umutima mwagombye gukoresha mu kwibaza muti ariko aba bantu twijunditse ni abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda? Icyo cyonyine kirahagije kugira ngo uvuge uti burya bya binyoma byose Merenide yatubeshye, ngo turarwana n'Abaganda, ngo baje kutwica, ngo ukaba ubona aho igihugu kigeze ubu ngubu. Biroroshye kuvuga uti niba koko wiyemeje kuvuga uti nkunda igihugu cyane, uvuga uti reka mbisubiremo ibyo natekerezaga ntabwo ari byo. Nubwo haba hashize imyaka 26, 30 uvuye mu byawe, ibyo ushobora kubyibaza ukavuga uti igihugu cyanjye koko ndagikunda. Erega igihugu ni umubyeyi wacu. Hari igihe abantu batekereza umubyeyi bakagarukiriza hafi, batekereza so, batekereza sokuru, batekereza
za sokuruza, bari bukibagirwa ko Gihanga wahanze u Rwanda rwonkeje ba sokuruza bacu, nirwo rwabanje, niwo mubyeyi mukuru wacu, kandi ntacyo twapfuye na rumwe, ntacyo muba mwarapfuye na rumwe. Ubwo rero birasaba kwitekerezaho ukavuga uti kwijundika abantu utegereza ngo abantu niba batakiyobora ngo niho nzasubira mu Rwanda, wirengagiza ko u Rwanda n'abari urwabo ari byo bitugira abavandimwe. Nta kuntu rero waba utumva ko u Rwanda ari umubyeyi wawe ngo uzemere yuko bari udakunda ari abavandimwe bawe. Mu buvandimwe rero niho hava imbabazi, kandi buri gihe ntabwo ari ngombwa gutegereza yuko undi ari uzazisaba cyangwa undi ari uzaca bugufi. Kwicisha bugufi biri mu bigomba kuranga gukunda igihugu. Iyo rero turi mu mahanga akenshi bidusaba kwicisha bugufi, kuko iyo tugiye mu Rwanda ntabwo tubwira abari mu Rwanda ngo mutwishyurire itike, ntabwo tubabwira ngo wese ngo nituza muzaduha itike yo kugaruka. Twicisha bugufi abari mu mahanga tukihira itike yo kugenda n'itike yo kugaruka. Gute rero tutakwicisha bugufi ngo tunumve ko igihugu ari cyo gikuru, tunumve ko n'ubuyobozi bwacyo ari bukuru, tunumve ko ibyo tutemeraga mbere burya hari imyumvire iciriritse twari dufite. Niba rero warageze mu mahanga kubera impamvu ziguturutseho, kuvuga ko wari ufite imyanya y'ubutegetsi bakaba barabukwambuye, ni nawe n'ubundi icyemezo kizaturukaho. Icyo rero tubura, icyo mubura ni ugukunda igihugu. Ndi mu Banyarwanda bavuye mu mahanga bagasubira mu gihugu cyabo bakakirwa neza. Ndabashimira rwose inzego z'ubuyobozi n'Abanyarwanda bangiriye icyizere, uburyo kuva muri 2012 kugera muri 2017 niyamamaza umwanya w'umukuru w'igihugu, amatora akagenda neza. Ndabashima cyane, ntabwo nzasiba na rimwe kubashima. Ni nayo mpamvu nanjye nzakomeza kubakunda no gukorana n'abakunda igihugu bose, gukundisha abandi bose n'abanyamahanga, gukundisha u Rwanda. Bityo rero gusa nyine abagenzi banjye basigaye mu mahanga, bakiri mu mahanga, basa n'abanyijunditse ngo nakiriwe neza mu Rwanda, ngo narabagambaniye, ngo ntabwo byerekana yuko ndi uwabo. Nuko rero ikintu kimeze nk'amatiku cyarazamutse. Gukoresha ibiganiro mu mahanga nubwo ntibabyitabira cyane, nyamara ndibuka muri 2004 na 2005 dutangira gutumiza Abanyarwanda baritabiraga ari benshi, ari uko bagiye babona ko umurongo wanjye ari wo gukunda igihugu, ari wo kutabogamira kuri bamwe n'abandi, ari wo gukunda amahoro, bagiye bagabanuka. Sinzi impamvu abantu bakunda intambara ari benshi, abantu bakunda amahoro bakaba bake. Tugomba kubyibazaho, bigahindura, tugahindura urushinge, rugahinduka rukajya mu bundi buryo. Niba rwajyaga ibumoso rukagira iburyo, kuko uruhande rw'amahoro nirwo rugomba kuremera ku muzani. Abanyarwanda rero mutuye mu mahanga, uyu munsi ndagira ngo rwose mbaho ubuhamya ko nubwo mwantererana, nubwo mwanyirengagiza, nubwo mwampora icyo gikorwa cyo gukunda igihugu nakoze, ntabwo jyewe nzababahora, sinzareka gukomeza
kubavugira, kubifuriza ineza, kubifuriza yuko mwakwiyunga n'igihugu cyane. Urebye nsanga ntaho ntaniye na Yosefu wa Yahudi yo mu mateka ya Bibiliya, uko yagiye mu Misiri, abanyamisiri bamutwaye, bene wabo bari bazi ko bamushukuye, bagiye mu mwobo w'intare. Yaragiye kandi yari muto, ariko nyuma mu gihugu yari aturutsemo haje gutera inzara, bene wabo barasuhuka bamusanga mu Misiri ameze neza kwa Farawo. Arababwira ati ese data Yakobo asigaye hehe ko mutamuza? Atese ko mutazanye na wa mwana muto cyane w'umuhererezi witwaga Benjamin, bari bataramumenya. Ariko nuko arababwira ati mugende munazane n'umuto w'umuhererezi wasigaye hano, nibwo murabona ibyo amafunguro ahagije ku buryo mwanasagura n'ibyo mujyanye iwanyu. Urumva ko ni nk'uko nanjye n'abandi i Kigali abantu bakambaza bati ese ko ntacyo, hari abajya bambwira ngo ese ko nta myanya baraguha myiza kandi waritanzeho. Wa mugani ni nka kumwe Yosefu yasubiye yababwiye ati mugende munazane umwe muto, Benjamin mutoya w'umuhererezi, nawe azi, nibwo mutangira kubona amafunguro. Ariko si twitiranye n'abajyanwa n'inda cyangwa kugira gute, ubwo ni urugero n'uko tugiye byari ikibazo cy'inzara. Ni nkaho rero nanjye nkomeza kubakangurira nti muze namwe kandi mubwire n'abandi basigaye nabo basura igihugu cyabo, bafatanye nabo, bafatanye n'abandi, aho yenda niho gahoro gahoro muzavumbura uko igihugu cyacu kidukunda namwe kibakunda. Baragiye rero bazana Benjamin ageze mu Misiri, Yosefu aramusuhuza, ahita ababwira ati ndi umuvandimwe wanyu, nubwo mwantaye mwari muzi ko banyishe, ibirura byandiye, cyangwa se abayisigarira bangize umucakara, abanyamisiri bangize umucakara, ariko murabona ko meze neza, murabona ko ndaho neza. Ahubwo rero isigaye ngene munazane na data nawe abeho neza, yari umusaza ariko kuri nuko nawe baragenda baramuzana, babaho neza mu gihugu cya Misiri, kuzageza igihe bageze ugutaha bya gitwari bajya iwabo. Ni nk'uwavuga ati naje mvuye iwacu ku Gisenyi, hari ibiryo byiza, none ndi muri Kongo n'ibiranyica, ntabwo mbayeho neza. Ariko nyuma akazagira umwana we utahuka mu Rwanda, akazagenda akamubwira ubutumwa, ubundi bakamuzana bakamucisha mu nkambi aho bahugurira abantu imutobo, ubundi nyuma agasubira mu bye, akongera akarya ibirayi neza, atuye ahantu heza, akabaho. Urumva ko ni nkaho genda gusa nuko ngo byaba bimugendekeye bari abanyamisiri n'aba Yosefu n'abayahudi kuntu batambutse. Natwe rero ntabwo bitangaje, bigenda uko ngenda mbabwira nti mukunda igihugu cyanyu kurushaho, niko muzagenda murushaho gusarura ko ari ibintu by'ingenzi. Mwarabibonye hari nkuru ya munyapolitike Ingabire Victoire, ari mu bakunze kuvuga ngo igihugu ntabwo kimureka ngo yongere asohoke, ahubwo ejo bundi umwana we aramusura. Nabigeranya, urabona ko hari ibintu byamuhinduye byinshi cyane mu bitekerezo, igihe abo bana batoya bavuye mu mahanga bakaza bagasura u Rwanda, byamugiriye akamaro. Namwe rero nizeye yuko
tw'abanyapolitiki turi mu gihugu muzadushyigikira, mutazakomeza mudukururira ngo tuze hanze ngo niho ngo mufite amakiriro, ngo niho muzi ubwenge, niho muzi byose, ahubwo mwebwe ahubwo muze mudukurikire, muze mu Rwanda, mudushyigikire turi mu Rwanda. Hari abanyapolitiki batabarika mu Rwanda, hari n'amashyaka, aho kwirirwa mushinga amashyaka afatanya n'imitwe y'intwaro ifite intwaro, nimushyigikire baba tw'abanyapolitiki bigenga, baba bafite amashyaka, muyashyigikire. Ayo yanyu yose mushinga mu mahanga nta kamaro afite, kuko ntaho ahuriye n'amategeko y'u Rwanda. Muri abanyamahanga, nimukunda ibihugu murimo, ariko mutanga urugero bwiza ko muri abanyarwanda. Mwiba abajura, mwiba abicanyi, mwikwiba za kiliziya, mwikwiba amaturo y'amakiliziya y'aho musengera, nimube intangarugero kuko muzakunda igihugu. Aba rero nabareka mugatanga ibitekerezo byanyu, ariko icya mbere mbibutsa rwose ni uko ndi Yozefu, ndifuza ko aho muri hose mu bihugu by'isi byose mwakwiyambura ikinego, mwakwiyambura ikintu kibabuza kuba abanyarwanda, mwakwiyambura iyo nyito ngo y'impunzi z'abahutu, mukiyambura iyo nyito y'ibigarasha, mukiyambura iyo nyito y'iterahamwe, mukaba abanyarwanda bashaka gufatanya n'abandi banyarwanda. Mu 2024 uwo mwaka ntuzagere buri munyarwanda uri mu mahanga adafite uburenganzira bwo gutora. Aho niho muzagira ibyo muhindura mu gihugu. Kuvugira ku maradiyo, Itahuka, Iteme, Urumuri, kimura abanyamahanga, igihe cy'amatora mutazagira uruhare mu matora, nta kintu na gito bizabageza. Dore rero hasigaye imyaka igeze kuri 3-4 kugira ngo ibyo bigerweho. Mukunde igihugu cyanyu, mwegera ambasade, mutangire icyo gihe nzabamarira cyose, nk'uko Yosefu nawe yakimariye bene wabo, nzakibamarira. Niba ari amakuru y'uburyo umuntu abona pasiporo, muzambaze, nzababariza. Mu minsi iri imbere nzashyiraho, ndetse abenshi bamaze kwitabira ubutumire nabahaye, komite yo gufatanya kugira ngo kwigisha amahoro no gukunda igihugu tubigereho. Namwe rero aho muri mu bihugu byose muzifatanye natwe. Komite Croisade pour la paix et la patrie izatangira gukora mu minsi iri imbere. Ndabashimiye, nzabibagezaho, ariko namwe aho muri hose tubigira intego. Nta demokarasi ituruka mu munwa w'imbunda, nta demokarasi ikorerwa mu mahanga, nta demokarasi ikorerwa mu gutukana gusa, nta demokarasi ikorerwa mu gusuzugura uwo muhanganye. Mpayimana Filipo, nzababera umuvandimwe udashobora gucika intege igihe muntererana muri mu mahanga, kuko icyo ngamije nuko abanyarwanda bari mu mahanga n'abari mu gihugu bunga ubumwe. Nibyo bizateza imbere ubukungu n'ubucuruzi, nibyo bizateza imbere imibanire y'ibihugu duturanye n'amahanga, nibyo bizatuma igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugira isura ubu kigezeho, ntisubire inyuma, isura yo kwihesha agaciro abamaze kongera gusubiza igihugu mu buryo kuva muri 1994 batsinze intambara bagezeho. Tuzatera indi ntambwe, tuba ari byo dushingiraho twubaka, nta gusenya, nta gusubira inyuma, nta guhera mu bya kera, kandi duha ubushobozi abaturage.